Ibyo rwose I promise you turabipfa. There is no question about it. Turabipfa, turaza kubipfa, wenda imico myiza nagize nkabireka mukabunga iraza kugabanuka irashira. Kandi guceceka ntacyo bimaze iyo umuntu ntacyo kirengera. Inkuru y'incamugongo itugizeho mu kanya yuko umuvandimwe dukunda cyane abanyarwanda benshi bakunda Kizito Mihigo inkotanyi zimaze kumwica, ariko mu by'ukuri amakuru turayafite yuko atapfuye uyu munsi nubwo ariko babivuze, mu by'ukuri yishwe urw'agashinyaguro wa gatandatu ushize. Amagambo yahise anza mu mutwe maze kumva iyo nkuru yanzengereje n'amagambo yo muri Bibiliya. Nibutse cyane cyane aho Uhoraho Imana yabwiye Gahini amagambo akarishye imaze kumenya ko amaze kwica umuvandimwe we. Kwica Kizito Mihigo muri kiriya gihugu cy'u Rwanda hari umuntu umwe wenyine wafashe kiriya cyemezo. Uwavuga ibindi yaba atazi u Rwanda ni Paul Kagame wenyine, perezida cyangwa ingirwa perezida w'u Rwanda muri iki gihe, kuko umushumba wica intama nta mushumba urimo. Umuntu wita perezida wica abana wigize ntampuwe nta muperezida urimo. Amagambo yaje mu mutwe rwose namubwira mubonye muri uyu munota, mubonye muri uyu mwanya, ni amagambo nyine Uhoraho Imana yabwiye Gahini. Reka njya rero muri Bibiliya. Wakoze ibiki? Amaraso ya murumuna wawe wamennye ngaha aratabariza mu gitaka. Ubu ngubu rero ubaye kivume ku butaka bwo bwasamye ukaguhira amaraso ya murumuna wawe. Nuhinga ubutaka ntibuzongera kukurumbukira, uzahora uri inzererezi yangara ku isi. Ayo magambo ubu ngubu ntakira ya Gahini wa kera na ya Gahini Kagame. Irindi jambo ryanjemo nanone ni iryo Yesu yabwiye abafarisayo. Iryo jambo yababwiye riri mu ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 23 kuva ku murongo wa 33 kugera kwa 36. Yesu yarababwiye abo bafarisayo kubera imico yabo mibi ati, mwanzoka mwe mwanyoko z'impirimwe muzarokoka mute igihano cy'umuriro w'iteka. Dore rero mboherereje abahanuzi, abanyabuhanga n'abigisha. Muzica bamwe mubabambe ku musaraba, abandi muzabakubitira mu masengero yanyu, mubameneshe mu migi yose. Bityo ariko muzaryozwa amaraso yose atagira ingano yamenetse ku isi, kuva ku maraso ya Abeli intungane kugera ku maraso ya Zakariya mwene Barakiya mwatsinze hagati y'ingoro n'urutambiro rwayo. Ndababwira ukuri, ibyo byose bizaryozwa ab'iki gihe. Aya magambo ni ayawe Paul Kagame umaze kwica Kizito Mihigo w'inzira karengana umuhoro ubusa. Ndamutse mvugishije umutima wanjye nakubwira nti uzabikivume, ndi umusasaridoti, uzabikivume kubera amaraso ya Kizito umennye, kimwe n'ay'abandi b'Abanyarwanda b'inzira karengana umaze imyaka 20 n'ingahe umena. Amaraso ya Kizito asa n'ay'abandi benshi cyane wamennye, ariko n'amaraso y'umurengera ntago yari ngombwa aya maraso. Amaraso ya Kizito azakogame Paul Kagame, akokame kandi ntakokame wenyine n'urubyaro rwawe, kuko urica abana b'abandi, wigize mpekura ababyeyi. Nyina wa Kizito ari hehe ubu ngubu? Nyina w'abana bose wishe guhera muri 90 bari hehe? Ntago ari ababyeyi. Amaraso ya Kizito ndabikubwiye azakokame wowe n'urubyaro rwawe. Kuki mvuga ibi ngibi? Icyambere nuko Paul Kagame ari wafashe icyemezo. Nta wundi munyarwanda wafata icyemezo cyo kwica Kizito, niwe wagifashe kandi wamuhoye ubusa. Kizito Mihigo njyewe muzi kuva kera. Ni umwana namenya akiri muto yiga mu seminari ntoya yahari Butare. Najyaga musura, hari abatabizi kuko yari akiri umwana nyine. Kuva nakumva indirimbo ye ya mbere iririmbwe mu kiliziya, navuye icyango njya kureba uwo mwana muto wigaga mu wa kabiri, njya kumureba ndetse yarakiri mu wa mbere, ahubwo ngira ngo yarakiri mu wa mbere. Njya kumureba ndamusura,
kimwe n'abandi ndakeka yigeze kubimbwira bamufashaga, nanjye hari igihe najyaga nyuzamo nka mutwerera uko yabasha kugura impapuro zo kwandika izo ndirimbo, kuko kuva ku ndirimbo ye ya mbere yageze ku mutima, nkeka ko n'abandi banyarwanda benshi ariko byabagendekeye. Kizito Mihigo rero nubwo bitari ibintu bigaragara, ntabwo namurekuye, nakomeje kumenya amakuru ye, uko yagiye akura, aho yagiye kwiga, twakomeje kujya tumenya amakuru ye nk'abavandimwe. Aho agereye no mu buroko ntabwo twamureze, twakomeje kumenya amakuru ye, twakomeje kuyakurikirana. Amaze gufungurwa mwamushyize mu kato kugira ngo mumukase, niko abafaransa bavuga, kugira ngo mumwicishe inzara, mwamuhaye akato. Amakuru ye ya nyuma mperuka nejo bundi ku munsi wiswe ngo Intwari, ubwo nyumba kumi w'abatuye yamutumagaho ngo naze aririmbe, ngo afashe abandi bene gihugu ngo kwizihiza Intwari. Kizito yaremeye, ndetse hari n'undi muhanzi wamuherekeje muzamubaze, hararirimba kuko baryohereza abaturage bari bahari. Nyuma naje kumenya amakuru ye nyine, menya ko nyine ati dore niho ngeze, nsigaye ndirimbira nyumva kumi, nge wigeze kwicara aho Perezida wa Repubulika ari, noneho aho bangejeje nyine nuko ngomba kuririmbira nyumba kumi. Icyo gihe naraturitse ndaseka, kuko ibi bisekwa nk'ibyiza, ariko sinarinzi ko ari bupfe, sinarinzi ko ari burare yishwe urwo agacinyagura. Muri iyi minsi mwaramushinje ngo yaragiye guhunga. Ese niba guhunga ari icyaha, ubundi mwahereye kuri abo bakabaribe n'abo baministre bawe bose bohereje abagore n'abana bakaba bibereye hanze? Kuki ari Kizito ugomba kubizira niba yaranabitekereje mu mutima we? Ese guhunga ubundi byabaye icyaha ryari? Dore we ko atanahunze, yifuje yenda no guhunga kandi n'uburenganzira bwe. Ese ubundi yahungaga iki? Niba mwaramuvanye muri buroko, mwebwe ngo mwarokoye abatutsi da, mwebwe mwigize les sauveurs des tutsi, uriya mwana uko yarokotse n'indubiyebewe, aho mwakamurengeye dore muramumenera amaraso, mu gihe ari mwebwe mwakagombaga kumumenya, mwaramufunze mumufungira ubusa. Ndeka mbibabwire, jewe ndi umunyapolitike, Kizito ari umuvandimwe wanjye, ntabwo nigeze mbona Kizito akeneye kujya muri politike. Kizito ubutumwa bwe yarabuze, yari yarihaye ubutumwa bwo kwigisha impuhwe, bwo kwigisha ubwiyunge bw'abanyarwanda. Ntabwo ari ikinamico yakinaga, ni ibintu yemeraga. Nta n'umunsi nigeze nganira nawe bya politike, kuko ikimushishikaje n'uwo muganda we yashakaga gutanga. Ariko mwantindiza inkotanyi, umuntu wabakoreye neza, akabaririmba, kagoragoza kugira ngo ariko mwaba abantu kurusha Kizito Mihigo ninde koko? None muramwivuganye, none muramwirengeje. Ubu rero regime y'inkotanyi yimennye inda, birarangiye, nta kindi gisigayemo. Abantu bazima bari barimo bashonda barimo, abantu bashobora gutuma mugira agasura k'abantu n'abana nk'uyu Kizito. None dore uko bamubarangije. Kizito arazira iki? Kizito azize apartheid iri mu Rwanda mwashyizeho, ko mushaka kuvangura abana b'abanyarwanda, cyane cyane abahutu ntibaba abantu, baba bazima baba barapfuye. Kizito niyo mwana ukomoka mu bwoko bw'abatutsi wenyine wahagaze kumugaragara, aravuga ati mwo kabyaramo, aranabiririmba, abishyira mu ndirimbo ituje, abishyira mu ndirimbo y'Imana kugira ngo ariko mwakumva nabo ngabo abo batutsi, abo bahutu mwarimbaguye nabo n'abavandimwe ndabasabira. Yarataragera ku rwego rwo kuva ko mwishe n'abatutsi kandi nabo mwarabamaze, dore n'ikimenyimenyi nguyu. Bati nabo n'abavandimwe ndabasabira, nicyo mumuhoye. Ntabwo mushaka kubyumva ibyo ngibyo, ntimushaka umuntu uvuga ko abahutu n'abari abantu. Kizito aravuze ati n'abantu ndabasabira, nicyo mumuhoye, nta kindi. Ibyo turabizi, n'abatari babizi babimenye. Ibyo kuvuga ngo yahinduye imico, nabonye hari inkota dukotanye duto n'udutore tumukina ku mubyimba, ngo yari yarahindutse, ngo yari yarataye umutwe. Kizito ni muzima. Kizito nta butungane, nta munyarwanda umurusha ubutungane, cyane cyane mwebwe b'inkotanyi z'ingozi z'ibibi mugiye kumara abantu mwica n'abana nk'aba ngaba. Icyo azize nta kindi no gushaka guharanira bwa bwiyunge bw'abanyarwanda, ubwiyunge nyakuri atari bwa bundi mubeshya. Ntabwo dushobora kwiyunga abantu batareshya, ntabwo mushobora kwiyunga abantu batitwa abantu bose, tutitwa abanyarwanda ku buryo bungana. Égalité devant le roi et devant la loi, nk'uko bene wacu bo muri za 50 kangahe babivugaga. Ntabwo dushobora kwiyunga, ntabwo dushobora kuba mu gihugu kirimo amahoro musuzugura abantu, badashobora no kwibuka babo, musuzugura abahutu ko atari abantu. Kizito ati nabo n'abantu ndabasabira, nicyo mumuhoye, nta kindi. Abahutu nabo n'abantu ndabasabira. Reka rero mvuge ngo abiha gushaka gutesha agaciro isura ya Kizito muri ibeshya. Kizito abanyarwanda baramuzi kandi baramukunda.
baramukundira ko yagaragaje umutima wa kimuntu, kavuga ati nagize ibyago mu buzima bwanjye, nabaye imfubyi, nararokotse nanjye ubwanjye narokotse urupfu, ariko reka twubake u Rwanda abantu bashobora kubanamo. Nicyo mumuhoye, nicyo mumwicara, ntimushaka kubyumva, murashaka gukomeza kuba inkotanyi nk'uko mwami zisuzugura abahutu, zica abantu, zikica abatutsi badashaka kumva iyo mvugo. Ejo bundi Kabarebe yavuze ko azambuka imisozi akajya kujanjagura abahutu ngo bazi ubwenge, ngo n'abakoze n'amaboko yabo hakaba bafite imitungo. Kiziti ijambo rye rizaba nabo n'abantu ndabasabira, twese turi abanyarwanda kimwe, nicyo mumuhoye, nicyo mumwici, nta kindi azize. We yashatse kwambuka umupaka ntawe yambutse mu nkiko. Niba yanashaka kuwambuka, ese umuntu ajya guhunga akagenda n'ibikapu ngugiye kuri aeroport. Ura Kizito ngo agiye mu mitwe y'iterabwoba, ujye mu mitwe y'iterabwoba se niko yagenda. Kwibeshya mwangotanye mwe, dore ko ikinyoma cyanyu muzapfana nacyo. Icyo ngira ngo nisabire Kiliziya Gatolika, abayobozi bayo bikure mu bwoba, batangire urubanza rwo gushyira Kizito Mihigo mu bamaritiri, mu bamaritiri b'urukundo, mu bamaritiri baharanira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda nyakuri. Bitangire none, bizabe ejo Kizito azaba mu maritiri azandikwa. Kizito niwe ntwari dushaka mu Rwanda ubu ngubu. Kizito niwe ntwari haguruka ikarenga ibyo mushukisha abana b'abatutsi mubashuka ko ari bo banyarwanda bonyine, ko ibyiza byose by'igihugu ari ibyabo bonyine, akavuga ati ariko n'abagenzi banjye n'abaza. Kizito nicyo mumuhoye. Kizito nta kindi azira, nicyo mumuhoye, muramugora ko avugira abandi banyarwanda. Ndagira ngo nsaba abanyarwanda bitegereze, cyane cyane abana b'abatutsi mushuka. Ubu se nanone intera hamwe zishe Kizito ko ari zo zagowe. Intera hamwe no kuvuga abahutu niba bamwishe ubu, niba bamwishe ntabwo ari mwebwe, ntabwo ari mwamwishe ku gatandatu, umurambo we mugakomeza kuwukiniraho. Ntabwo bava no mu gukorera leta. Umva, reka nsoze gukorera abanyagihugu bacu, kugira abanyarwanda bongere kumva indirimbo z'umuhanzi Kizito Mihigo. Ndagira ngo bamukunde kurushaho kandi bamusabire. Bikira Mariya umubyeyi w'ikibeho iwabo amwakire mu ijuru arambuye amaboko. Ariko ntabwo dusenga gusa, ndagira ngo ngire abanyarwanda mu murimo, inkotanyi zizatumara si abantu. Inkotanyi zigize baruhekura ababyeyi, cyane cyane Paul Kagame. Ubu ngubu ni uvuga ntagire uwabeshyira, amenyere kubeshyira abandi. Niwe wafashe icyemezo, niyo mpamvu musabira umuvumo nk'umusasaridoti kuri we n'abana be. Uko yica abana b'abandi nawe abe bazahure n'umuvumo. Umusasaridoti afite uburenganzira bwo gufunga no gufungura. Ndabikubwiye Paul Kagame, doraho nibereye. Icyanyuma ntabura kuvuga, murishuka kwenda Kizito mu mufunzo umunwa, ko atazongera kuririmba, ko atazongera gutambutsa ubutumwa bw'ubumwe n'ubwiyunge. Muribeshya. Kizito yavuze kandi uko yababonye, yaragerageje kubyandika uko yababonye. Abafite ako kabanga muryumeho mwicecekere. Kizito muri iyi minsi azabwira inkotanyi, azakubwira Paul Kagame n'izo nkotanyi zawe, azabavuga uko ababwira abanyarwanda, ababwira amahanga. Mureke muzareba kandi ntabwo iryo banga ryo rifite njyenyine, hari benshi barifite, hari abavandimwe benshi barifite. Niba mushaka kuza kuri reba iwanjye nta kibazo muze, ariko hari abandi benshi barifite. Kizito azakomeza avuga ubwiyunge, avuge n'uruhare mwagize mu gusenya kiriya gihugu. Azabivuga, ndabibabwiye, ahubwo agiye kubivuga kuko ntayari afite uburenganzira bwo kubivuga, noneho murabumuhaye, agiye kubivuga. Kizito Mihigo ariho kuko hakurya y'imva hari ubugingo. Nta heza nko mu ijuru. Kizito Mihigo ugiye ukiri muto, ugiye ufite imyaka 38 gusa. Twakumenye ukiri muto, twaragukunze nk'abandi banyarwanda benshi. Ntabwo Paul Kagame akunzwe nk'uko wakunzwe, nta wundi munyarwanda ukunzwe nk'uko wakunzwe n'abanyarwanda, kuko wadufashije gusenga, wadufashije kuzirikana. Ugiye ukiri umwana muto, ugiye utabyaye, niko bakugize, bashatse ko ubuzima bwawe burangira gutyo. Ariko yenda abana babyaye mu mutima no muri roho ni benshi cyane kurusha uko bitekereza. Ruhukira mu mahoro, Nyagasani akwakire. Amen.